you deserve the glory. Merci merci. Ni merci tugeze mu gace kacu gasoza ikiganiro baduka ako twita merci aho tuba twiteguye kugutumikira. Wowe ufite umuntu wakugiriye neza umwanya n'uyu nguyu. Wowe ufite umuntu wagukoze ku mutima uhora uzirikana neza ye. Wifuza ko bitubigufashamo rero. Turahari cyane. Twihuta cyane 0788 33 56 cyangwa 0787 abambere baje. Nahera kwiteguye uyu munsi. Adimanzalo aragiye. Ngo ubasisore. Yasha. Abambere babiri bose baranyereye. Turasubira kuri iteguye. Hello. Hello. Yes. Tumeze neza. Hobe. Ndaza no kumugohobera by'umwihariko. Wowe untume gusa ibindi bindi. Arakugererayo. Ko tabikora. Aha. Okay, twagiye ninde? Aravuga nanje Kacyiru. Ange Kacyiru. Ange ni wandi wanyanyenya aho. Nyanyenye se. Siyo. Uherereye Kacyiru. Nyine mubaza. Siyo Ange. Wacu ni nyanyenye. Aye nkarera. Gicumbi. Kwivuko kwifishi. Cyane. Ange urashaka gushimira? Ndashaka gushimira umuntu ariko ndashaka no kumutongora. Ndabizi neza ko ari kumva radio. Ushaka kuvuga ngo tujye mu gikari tubivuganeho. Turajya mu gikari. Katurebe ko tugenda tuze tubiganireho da. Uvandimwe aravuga ngo washimira atabimenya ko ari wahamagaye. Surprise zamfitiye. Ariko nzi kuririmba bagenda. Apfanye Imana ariko ntabwo rapadura cyaruzaye kihagaragara. Nanjye ndi hano kuzagufasha ku ubundi nanjye nagira ku nsinzi. Akambaza ngo iyi nsinzi urayitura nde shyashya wanjye. Twahereye hasi. Asangiye kabisa ndagahiye. Nukashyashya production. Muvandimwe ko atatwita basa ngo tutumikire Ange koko. Inshuro imwe tugerageza tureko tumubona. Ange nkuko byumva. Umuvandimwe yitabye. Ariko ni byakunze. Twenda turaza turagerageza nanone mu kanya. Gusa ko ino nshuro ntivyakunze. Twifuje kugutumikira ariko ntibyakunze. Adimanzalo. Oui. Turakumva. Mwaramutse neza. Yego tunamutse zanyamakuru. Ntabwo tukumva neza. Indege iri guhaguruka naza ari gutuma twumvikana ariko yarera. Uri hafi y'indege. Noneho wasubiramo neza ka kajambo keza warutubwiye. Nari ndabwiye. Ngo mwaramutse neza abanyamakuru dukunda cyane. Twaramutse neza wowe wacu dukunda cyane. Turasukuye imbere n'inyuma. Ni byiza. Ne tuvugana rero ufuza kudutuma ko ushimira. Nitwa Jacques muri Kanombe. Ngiye ko kwendege ari kwegere. Ndashimira mukuru wanjye. Kunzi wawe. Mukuru wawe yitwa nde? Yitwa nde? Vedaste. Mukuru wawe yagukoreye iki rero? Hamwe n'umufasha we witwa Florence. N'umufasha we Florence. Ubwo rero nyine mukuru wanjye ikintu yankoreye mu buzima. Uko yangiriye inama. Asha n'ukuri ntago turi kumva neza. Yakugiriye inama? Mukuru wanjye yangiriye inama mu buzima zangiriye umumaro. Yego ikindi? Mukuru wanjye. Ubwo rero nama yangiriye nagiye nzubahiriza neza nabagira umushimire. Ubwe neza n'umudamu we bangira bakangira inama uko bwije nuko bukeye bamuza ku mutima nkabanifuza ko mwabanshimira cyane mwebwe ati mwarakoze kubw'inama mwangiriye zabashije kuba nazikurikiza. Hama ku murongo duhe nimero ya mukuru wawe duhite tugutumikira. Murakoze cyane. Halo ndakumva. Mwaramutse neza. Ni Vedaste tuvugana. Yego. Nitwa Shifa.
ndi kumwe na mugenzi wanjye Celestin, turi abanyamakuru ba radiyo Imanzi ivugira ku 105 n'igice kimwe. Hanyuma rero mu kiganiro tugiramo umwanya duharira abaduteza amatwi bagashimira abantu babagiriye neza bakabaduhera ubutumwa tukabubagezaho. Niyo mpamvu rero uyu munsi nawe dufite nimero yawe muri aka kanya yavuye kuri murumuna wawe witwa Jacques. Jacques rero ngaragushimira wowe n'umufasha wawe France. Ngarabashimira ku nama mwamugiriye ngo uzamugiriye umumaro. Yego. Ni hirya yo kuba uri umuvandimwe we mwiza, uri n'umujyanama we mwiza. Yego. Kuko ngo inama wamugiriye izamugiriye umumaro, zifite aho zamukuye, zifite naho zimugejeje. Kamwitaho kandi. Ibyo kandi bikaza bisanga kwitabwaho kwawe n'umugore wawe muhora mumufashamo umunsi ku munsi. Yego. Ngarabakunda cyane cyane kandi. Natwe turamukunda. Niba hari ubutumwa ufite wamugezaho, ateze amatwi radio yabwumva rwose. Okay, cyo namubwira nuko uko yumva inama mugiriye akazishyira mu bikorwa, nanjye biranshimisha cyane kuko iyo umuntu mugiriye inama akazumva akagutega amatwi, uwo nanjye noneho ndushijeho kumukunda kandi nanjye nzajya kujya mugira inama zishoboka zose kuko nanjye nabonye ari we muntu yumva cyane kandi nkamugira inama akazumvira. Cyo mushimira ni uko yumva inama mugiriye akazishyira mu bikorwa, akaba ari umuntu nawe ushyira mu gaciro. Yego. Mumushimire cyane, mumugira uti nanjye rwose mubyo uti kuraje kandi aragukunda nawe. Urakoze cyane, hanyuma uze kumutumikira kuri madamu wawe nawe iryo shimwe murarifatanyije. Yego, nawe mubwire rwose kamwishimira kandi mugira umunsi mwiza. Okay, murakoze cyane. Twatumikiraga rero Jacques kuri mukuru we Vedaste. Niko kuri turese ko nimero y'amuvandimwe wongeye wenda kuba yayitaba. Tugerageze turebe. Inshuro imwe bararemereye. Maze kuvuga ubutumwa nanjye ntabuzi. Uzwi na Celestin bitabye muri surprise. Aha. Ino byarakomeye. Ntabwo bikunze. Birambabaje ariko pe. Ntabwo bikunze. Arya yashimiraga umukunzi we, yashimiraga yashimiraga umuntu nyine ubwo ngubwo yatashe ko itabimenya. Atashatse ko kabimenya. Ariko batazamutumikira kundi munsi. Kundi. Imanzi alo? Hello Imanzi. Yes. Tumeze neza. Kubafatisha ko bari hatarira. Karibu cyane, ndifuza gushimira. Ndifuza gutungura. Witwa nde rero? Nitwa ko Shalom, ndi mu karere ka Nyanza umurenge wa Busoro. Shalom rwose Busoro. Cyane. Twagiye iraguhura shimira nde? Zaine, ndashimira inshuti yanjye twahuriye kuri Facebook. Yitwa nde? Yitwa Dative. Nabaha nimero ye. Dative kuzi nka Shalom iraguha cyangwa hari irindi zina ufite kuri Facebook? Hari irindi zina ufite kuri Facebook cyangwa kuzi nka iraguha Shalom nyine nkuko bitubwiye? None se kuba mwahuye nicyo mushimira ko mwahuye? Ni cyo mushimira ko ndaniza neza. Iyo utameze neza uramuhamagara akakuganiza ukamera neza. Umujyanama wawe wa mbere, reka ugume ku murongo uduhe nimero ye. Ntabwo nimero ya Dativa iciyemo. Mbona n'iminota yatujyanye. Yatujyanye rwose, turacumbikira aha ngaha. Tuzakomerezeho ku munsi wo kuwa mbere. Niko kuri rwose. Hanyuma tubifurize gukomeza kugubwa neza, tubashimire cyane abantu twatangiranye ku isaha y'isa 12 kugeza maginga ya. Iyi ni Badukange ndi Shifa, ari kumwe nande. Mwana Celestin, urumva nkubwira rwose wakoze cyane, ni we nshimiye nawe kuba twabanye.
n'abandi bose nyine wabigarutseho mu izina ryanjye nawe ubwawe ubwo turabashimiye byimazeyo. Hanyuma weekend rwose ntituzirare ngo dushyire ubuzima bwacu mu kaga. Ako kantu tugomba guhura ku wa mbere twese turi bazima. Ariko twibutsa abantu bose bafite perime babonye mu buryo butari buzima. Inyegeze mujye gushaka izanyazo. Niko polisi y'u Rwanda yatubwiye. Mubanze mwinyegeze, mugiye mwinyegeje mushake izanyazo. Imana ibarinde rero.